mwongeye kwererwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero ndashaka ko tubwirana ikiganiro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Nabikuye mu kiganiro nakurikiraga cy'umugabo wiyita Dr. Dre. Ntabwo ari wa wundi w'umucuranzi, ni Dr. Dre ku byerekeye ubuzima bwa buri munsi. Yagaragazaga bimwe mu byadufasha ko ubuzima bwacu bwamera neza. Ese ujya wibaza indwara zitera inkeke zica abantu nyinshi cyane ku isi, cyane cyane hano i Buraya? Iya mbere yica abantu hano i Buraya burya rero ni obesity, n'umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije burya ntabwo uterwa no kurya cyane, ushobora kuba urya na bikeya ariko kubera ibintu birimo amaproteine menshi cyane, amasukari menshi cyane, ibyo byose bikaba byatera icyo umubyibuho ukabije no kutagira nyine umwanya wo gukora siporo, ubwo bikakuviramo kugira umubyibuho ukabije. Iyo ni obesity. Iya kabiri ikaba kanseri. Kanseri ni indwara nayo yamaze abantu inaha ngaha. Iya gatatu ikaba ari stroke. Muri izo ndwara zose uko ari eshatu rero nizo ndwara zimaze abantu inaha ngaha i Buraya. Noneho mu byo numvishije mu isomo rya dogiteri n'ubushakashatsi yakoze n'ama-université, mu byo yagaragaje cyane cyane nko muri Amerika bavuga ko 80% z'impfu z'abantu bapfa akenshi bicwa na stroke. Noneho rero ndashaka tuganire kuri bimwe Dr. Dre yatanzemo nk'inama zaturinda kuba twarwara iyo ndwara ya stroke. Ushobora kuba wibaza ngo ese stroke ni iki? Stroke ni kwa kundi usanga hari igihimba cy'umubiri wawe kidakora, ugasanga wenda akaboko ntikagikora, ugasanga wenda igihande cyo ku ijisho ryawe ntikigikora, ugasanga akaguru ntikagikora, ugasanga ijisho ntirikireba, ugasanga muri make hari uruhande. Hari n'igihe ari stroke ifata umubiri wose ukaba utakora. Mu nama rero Dr. Dre yagiriye abantu, hari inama ya mbere ni mu gihe ubyutse mu gitondo. Cya gihe ukibyuka mu gitondo ntupfe guhita uva mu gitanda wirukanka. Banza wicare gatoya, ushyira amaguru hasi, uruhukeho gatoya. Kandi ibyo bintu ni ibya kera, ntabwo ari ibintu bishya. No kuva kera wabonaga umuntu akabyuka agashyira amaguru hasi akabanza kinanura akicaye, bitari by'iki gihe kwa kundi umuntu ahaguruka akigishyira akaguru hasi akaba yagurutse. Biba byiza rero mu nama yatanze, ukibyuka shyira amaguru hasi, ubanze winanure, buri umubiri use nkaho ukangura buhoro buhoro, maze uhaguruke ugende ukore ibyo ukora. Wajya koza mu kanwa, waza kwiyuhagira, ibyo wakora byose bikaba ari ibintu byakugirira akamaro, ariko ubitwayemo buhoro buhoro. Rero igikurikiyeho ubwo tumaze kubona icya mbere ni ukubyuka ukabanza ugashyira amaguru yawe hasi, ukakora utwitozo gatoya winanura, ubundi ugahaguruka ukagenda. Inama ya kabiri yavuze ko ubwo umaze koza mu kanwa, umaze gukora koza cyangwa kwiyuhagira, hari abiyuhagira mu gitondo, hari abiyuhagira nijoro, burya biterwa na systeme y'abantu uburyo babaho, urumva. Ubwo nabyo ni ikiganiro twazakora mbere, ariko reka se nk'ugikoraho hano gatoya
kikaziririzwa ku muntu ukora akazi uhuramo n'abantu benshi, gutaha ukagera mu rugo ugahita ujya mu gitanda ukaryama, cyane cyane ku bantu bafite famiye. Ntabwo ari byiza, burya hari imyuka mibi ubuzanye mu nzu. Niyo mpamvu usanga inzu nyinshi zihora zirwana, rimwe na rimwe wababaza se murapfa iki, ugasanga nta n'umwe uzi n'icyo bapfa. Bityo rero biba byiza nk'umuntu ukora akazi kaguhuza n'abantu, yaba mu isoko, yaba muri resitora, yaba ahantu mu mujyi, ahantu ugenda uhuragura n'abantu. Biba byiza mu gihe winjiye mu nzu yawe, banza wiyuhagire mbere yo guhura n'abana bawe, ubasuhuza, umugore muganira, wikureho ya myanda yose biva aho ngaho. Ariko rero hari abantu baba bameze gutyo, ugasanga yuhagiye nijoro na mu gitondo arabyutse ariyuhagiye, nta kibi kirimo rwose, kubera ko hari igihe uryama, hari nk'ahantu hashyuha mu gihugu haba hashyushye, uraryama nyine ukabyuka nyine wavuye icyuya, bigasaba ko wiyuhagira. Ni byiza, nta kibazo. Icyo cyari icya mbere nyine. Icya kabiri avuga mu koza amenyo. Burya mu koza amenyo nabyo harimo akantu. Kera mu muco wa kera bozaga amenyo bakoresheje uduti, aho ubu ngubu iterambere ryaziye. Rero umuntu ukubonye woza amenyo n'igiti abona ko uri umuturage urimo umukene, ariko ntanamenye yuko ari bwo buryo burya ubukuramo imyanda nyayo yica ubuzima bwawe mu kanwa, kubera yuko burya ubuzima bwawe bwose butangira gupfira mu kanwa iyo amenyo atangiye kugenda agwa avamo amenyo, ishinya itangira kuvamo amaraso buri kanya. Ni ukuvuga ngo burya ni ikigaragaza ko mu mubiri wawe hari ikitagenda neza, habirimo gupfiramo. Ubwo tuvuye kubyuka mu gitondo ukabanza ukinanura, tugeze mu koza amenyo cyane cyane ukoresheje igiti kugira ngo ujyemo hariya hagati y'amenyo ukuremo biriya bintu biba byaraboreyemo, cyane cyane n'ahangaha i Buraya ko hari utuntu tw'utugozi, utuntu tumeze nk'utudodo bagura mu maduka no mu masupamaketi bakoresha boza mu menyo. Nibwo bwa mbere nari nkabonye, ngira ngo umugore yasaze, ntangira kumubaza niba amenyo yamurya, arambwira ngo nibwo buryo yoza amenyo. Ni ukuvuga ngo bagenda badushyira hagati y'amenyo, ukagenda ukubakubamo hagati y'amenyo ku buryo ya myanda yose igenda ishira hagati y'amenyo. Birafasha cyane ibyo bintu, nabyo biri mu bintu bifasha bigabanya stroke. Icya gatatu yavuze ku byerekeye ukimara koza amenyo rero mu gitondo, ihangane mbere yo kunywa ibintu by'icyayi ngo breakfast, ibintu byuzuyemo amasukari, ihangane nibura unywa amazi y'akazuyazi nibura isaha mbere ya breakfast, cyangwa iminota 30 ufate nibura amazi y'akazuyazi uyanywe ajye mu gifu. Aragufasha kubalansa, gushyira hagati uburozi buba buri mu gifu, buba bwaraye buri mu gifu. Urabona ibiryo waraye urya nijoro, hari igihe biba byakoze igifu, bimwe na bimwe ugasanga urabyuka ufite isesemi, ufite amacandwe yuzuye mu kanwa. Ibyo bintu byose rero yari amazi unywa mu gitondo, agenda akabibalansa, akabishyira mu mwanya wabyo, ari byo acide na alkaline, bikabalansa bikajya mu rugero runaka. Kubera ko iyo acide ibaye nyinshi mu gifu cyawe bitera indwara, kandi yaba nkeya acide nayo turayikenera, burya nayo yaba nkeya mu gifu cyawe nayo bigatera indwara. Muri ubwo buryo rero iyo unyweye amazi arimo amazi y'akazuyazi mu gitondo mbere yuko ushyira ikintu cyose mu gifu, biragufasha, bifasha ubuzima bwawe. Hari naho nigeze kubona bavuga ko iyo ubikoze mu gihe cy'amezi nk'abiri, ujya ukabona n'umubiri wawe ufite itoto, utuntu two kurwara ubuheri mu maso ntibikiza nka mbere. Urabona hari igihe ubyuka ugasanga warwaye agaheri ku itama, ku zuru, hehe, ukibaza aka kantu katurutse he. Ibintu nk'ibyo byose rero iyo unyweye amazi y'akazuyazi biragufasha
nk'uko nabivuze biragufasha. Ibyo ni ibintu bitatu rero, ubwo no mu biryo urya akenshi wirinde ibiryo bya mu gitondo birimo amasukari menshi, kuko biriya biryo bya mu gitondo nibyo by'ingenzi bigufasha gukora umunsi neza ufite imbaraga. Wirinde ibinyamasukari byinshi cyane cyane hano baratubwira ibintu babyita whole wheat bread, ni nk'imigati. Inaha hari ubwoko bubiri bw'imigati n'ahangaha, murambabarira iyo nduru y'indege. Inahangaha hari ubwoko bubiri bw'imigati. Hari imigati y'umweru akenshi babwira abantu kutayirya cyane kubera ko baba bayikuyemo intungamubiri. Hari n'indi yita brown bread, yo igifite amavitamine yose, ibintu byose nta kintu baba bakuyemo. Niyo rero akenshi usanga bagiramo inama abantu mu kuyirya. Rero bagira inama ku bene iyo migati, ugafata n'amagi ni meza, n'imboga nziza, ubwo n'abafite ya mavuta ya olive oil, muri make urumva ko nayo hari karite nziza. Burya yose ntabwo ari meza, hari karite nziza mu mavuta ya olive oil. Ibyo rero ni ibintu nari nabateguriye nashoboye kumva kwa Dr. Dre, byadufasha kugira ngo turwanye indwara ya stroke. Kandi akarangiza avuga ko ibyo bintu ubyitayeho neza ukahora ubikora byagabanya ndetse bikanakurinda kuzagira urwara stroke. Birababaje kandi biteye agahinda kubona umuntu ageze nko mu myaka 65, 70 arwaye stroke. Stroke ni ikintu kibi cyane, aho wakagombye gutangira kuryoherwa n'ubuzima, ukina n'abuzukuru bawe, utembera, uganiriza abana amateka, ukuntu ibintu kera byari bimeze, uko ubu ngubu ibintu bigenda bihinduka, ubaha amakuru. Noneho ntukivuga kandi aribwo bari bagukeneye, ntugitembera nabo aribwo bari bagukeneye. Ibintu nk'ibyo byose ugasanga rero ni ibintu biteye agahinda. Dukeneye abakuru bacu, dukeneye abantu bakuze kugira ngo batugire inama, kugira ngo baduhe amateka y'uko isi nicyo gitabo nk'uko bahora babivuga, nicyo gitabo tuba dufite, kuko nta library nyinshi tuba dufite hafi aho ngaho. Abasaza nibo library zacu. Ayo rero niyo makuru nari nahisemo kugira ngo mbaganirize, nyabasangize, kugira ngo twirinde icyo kinyagwa, tubeho ubuzima bwiza. Mukomere mugire umunsi mwiza. Ciao.